Uyu munsi nkuzaniye indi nkuru idasanzwe y'abantu badasanzwe bazwi nk'abadinka. Niba waratangiye ishuri mu myaka yo hambere, uribuka neza igipimo cyakoreshwaga kugira ngo hemezwe ko umwana runaka yujuje imyaka yo gutangira ishuri. Bamusabaga ko azamura akaboko ke k'iburyo agakanyuza hejuru y'umutwe agakora ku gutwi kw'ibumoso. Iyo akaboko ke kakuragaho byasobanuraga ko inda yuzuye n'imyaka ye maze akemererwa kwiga. Ni kenshi kandi uzumva bitirira abantu barebare kuba Abarusiya ngo bakora ku ijuru n'andi mazina menshi atandukanye. Uyu munsi rero ngiye kukubwira abantu bafite uburebure butangaje batuye kuri uyu mugabane wa Afurika. Urakeka baturuka mu kihe gihugu? Abo nta bandi ni abadinka. Abo bakaba baherereye mu gihugu cya Sudani y'Epfo hafi n'umugezi wa Nili, umugezi witiriwe amazi yacurujwe cyane mu macupa hano mu Rwanda, amazi ya Nili. Naje gukora urugendo ntembera igihugu cya Sudani y'Epfo, ngezeyo nakiriwe n'umukobwa w'umwirabura, ariko wirabura cyane bikabije, koko kandi ufite uburebure ntari narigeze kubonana andi moko muri Afurika. Yatangiye anganiriza ariko abona nunuye cyane, nuko aranyitegereza arambwira ati ko mbona watangaye cyane, ni ubwa mbere ugeze muri iki gihugu? Nanjye nti yego. Nuko dutangira kuganira. Yarambwiye ati kigera muri iki gihugu ubona abantu barebare cyane benshi bareshya kandi birabura cyane. Naramubajije nti ese kuba ureshya utya uri umukobwa ntibikubangamira? Natangajwe n'ibyo yansubije. Yarambwiye ati nkunda uburebure bwanjye kandi kuba mba muri iki gihugu gituwe n'abantu barebare kandi tukaba twese twirabura cyane ni ibintu nishimira cyane kuko bituma nemera uwo ndi we nkihanganira uburebure mfite. Naramubajije nti inshuti zawe n'abavandimwe bawe nabo murareshya? Yarandebye araseka cyane, nanjye niko nseka mvuze nabi. Ati hoya, ahubwo nsetsa uburyo umbajije ko tureshya kandi bose bansumba. Njye mugufi mu muryango wacu. Mu by'ukuri naratangaye cyane, ngira amatsiko menshi yo kubona abavandimwe be kuko uyu mukobwa wavugaga ko ari we mugufi wabo yaransumbaga cyane, kandi nabonaga ndi nk'akana imbere ye kandi murusha imyaka, ariko mu burebure yaransumbaga cyane wagira ngo nari mpagaze munsi y'igiti. Abagera kuri miliyoni 13 muri iki gihugu ni abadinka. Batuye ku nkombe z'uruzi rwa Nili, ni abantu birabura cyane kandi barebare cyane, muri make ni ibintu bitangaje. Naje gukomeza ntembera iki gihugu, nuko nza kugera mu cyumba cyarimo abakinnyi ba basketball. Abantu nabonye aho baratangaje cyane. Kubera amatsiko menshi nari mfite, nasabye ko twaganira, gusa kuganira nabo byarangoye cyane kubera ko ijosi ryanjye ryaranjyaga bitewe no kureba mu kirere ngo mbarebe mu maso tuganire turebana. Nagiranye nawe ikiganiro umunsi wose, buri kanya niko nabazaga nti ni iki gituma muba barebare cyane? Barambwiye bati ahubwo se wari uzi ko umukinnyi muremure kurusha abandi mu mukino wa basket ari umugabo witwa Manute Ball ufite uburebure bwa metero 7 na santimetero 7? Bato nta handi aturuka rero ni muri Sudani y'Amajyepfo. Nanjye nti Imana ni igitangaza koko. Twahise twerekeza Juba ku kibuga cya basket kinini gisaba gusimbuka metero 12 kuko ni kinini cyane. Nakomeje kwibaza ni kubera iki aba bantu ari barebare cyane, ariko naje gusobanukirwa ko hari inyigisho ivuga ko mu karere k'ubushyuhe inyamaswa ziba zifite amaguru maremare kugira ngo zemererwe no kwirakuya, kandi kubera ko abantu nabo bihuje n'ikirere cyaho, ibyo nibyo dinkazi yakoze kugira ngo ibe ubwoko bw'abantu burebure kurusha ubundi bwose bwabayeho kuri uyu mubumbe. Niba usanga ubu bwoko ku manywa ntabwo burya, ahubwo mu ijoro nibwo bukora ibirori bugasabana, bukaganira n'abandi, bakabona uko bahurira hamwe imirimo yabo bayishoje. Rero ndiyo muri iryo joro habaye ibirori, batsa umuriro, botsa inyama, amafi, imbuto turarya, dore ko nta kibuze muri iki gihugu. Ikindi wamenya rero kuri ubu bwoko, ntiburya inyama z'inka nyinshi kuko bafata ko inka zifite agaciro kenshi kurusha amafaranga. Umugabo umwe witwa Bacari yambwiye ko ushatse umugore ugomba guha inka 300 ku muryango w'uwo mugore ushatse.
ugomba guha inka 300 kwa nyoko bukwe no kwa so bukwe. Abadinka ni abantu bakundana, banyakiriye neza, ye baranshimira cyane, banyereka ko banyishimiye, bambwira ko nabo bifuza kumera nkanjye bakaba umunyamakuru. Abantu b'abadinka ubusanzwe barya indyo ikungahaye ku masaka, ingano, amata, ibyo rero bigatanga intungamubiri za ngombwa kugira ngo bakure neza. Imibereho yabo ni ukuragira inka n'imyitozo ngororamubiri myinshi, benshi bemeza ko ishobora kubigira ingaruka n'imikurire y'imitsi yabo neza, igatuma imitsi yabo igororoka. Murakoze gukurikirana ibiganiro byacu, mukore subscribe, share na comment. Niba hari inkuru mushaka ko tubakorera, mutwandikire muri comment. Ciao ciao.